uyu ni Asifu Media nanone igarutse. Twasuye umusore hano nawe ewana ni umusani, ni umuhanzi nyarwanda wa hano mu nkambi ya Kigeme. Ubushize twazanye hari abantu benshi ewana badusabye NP, bashaka kumenya uwo ari we, ubuzima abayeho n'ibyerekeye kuri we, bashaka kubimenya. Uyu munsi twamusuye iwe mu rugo ewana, tugira n'amahirwe turamubona, tumusangayo. NP meze bite? Man, fresh. Ewana kabisa ku cyangwe cyawe. Yeah, so ubona se man. Man, kano kantu sera nagake. Man, urebye ni akarumbi n'isaha man, sukurura se. Karahenda ariko ko biri kose karasa na zahabu. Man, urebye n'ibyo ngibyo usibona se ni ya zahabu, ni bya birombe ni iki. Rakurura kabisa. Ewana tugusanze hano, nta tuntu se wari urimo? Man, nyine musanze ndaho ndi home nicariye niki. Ya urabizi ni weekend mba ndicariye ndaho ngaho nyine ni yandi kuganira, urabona n'akantu mba ndi kwisomera n'umuhungu. Ewana ariko tudatinze mu magambo, hari abantu benshi bansabye ewana kugusura kugira ngo bakurebe bakumenye, ese NP ni muntu ki? NP weekend ye ibimeze ute? Ya man, ni ukuvuga ngo NP ni umuhanzi nyarwanda, ni umuhungu ukunda umuziki, ubarizwa mu nkambi ya Kigeme. So ni ukuvuga ngo weekend yanjye ndakeka nawe ari kuyibona, aba ari ya enjoy nyine, sukurura se. Aba ari ya enjoy guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Umuntu ari mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye. So urumva rero samedi mba ngomba kuruhuka, ndi gucilinga niki. No ese umaze iminsi mu biki ko nta kantu gashya tuguherukaho? Ni ukuvuga ngo udushya ni twinshi. Still nubwo wenda still biragoranye cyane kuba hari ikintu nshobora gukora muri ino minsi, biragoranye byata, ariko project zirahari ari nyinshi, ariko ibyo nzabitangaza waribanga bro. Karega nibanga. Nibanga kabisa, ntabwo ari ugupfa gushyira ibintu hanze, nabigoranye man. Sasa hari ikibazo kiri aha hanze kuva hashize wenda nk'umwaka bivugwa, ni igitaramo mwagiyemo ihuye. Hari bivugwa ko ngo impamvu mutatambutse nk'impunzi wenda ngo nuko muri impunzi. Ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Kuko impunzi zose zagiyeyo z'abahanzi ba hano muri Kigeme nta n'umwe watambutse. Bimeze biteweho dushira amatsiko tumenye ukuri. So ni ukuvuga ngo ni igitaramo cyabereye ihuye, yari talent, ariko urebye byari ni Imbuto Foundation. Imbuto Foundation niyo yari yabigizemo uruhare cyane. So ukuntu byagenze rero, twaraperforminze, tuba performer turatsinda. So ariko nyine bitewe na ID, ikintu kijyanye n'indangamuntu nicyo cyadukozeho. So ariko urebye impunzi twese turi talented, twari twatambutse, ariko bitewe n'icyo kibazo kijyanye na ID ntibyakunda. Batubwira ko natwe nk'impunzi bazaduteganyiriza irushanwa ryacu, ariko gusa ndashimira buri mwari we wese wari witabiriye kandi yabigenje neza.
yaduhesheje isura nziza nk'impunzi. Yeah. ngaho rero baduhe akapera ko badukurikiye kuko bashaka kukumenya kwanza byimbitse bamenye koko niba ari NP turi kumwe. Ya ni NP kabisa, ni wa muhungu wanyu. Reka abenshi bazi amapingu, yego. Ya bazi amapingu, niyo ndirimbo ya trendinze cyane cyane cyane. Iyo mbona ugenda ukaragaye, buri sawa ndiburayi ngafatwa amashanyarazi, nkambara ipingu ry'urukundo, uransetsa ukanyica mu bwonko, ayiwe mama we ndamutse mbabuse nasara. Yama Ewana kabisa ni wowe. Cyane pi man pi kabisa. Yeah. Gira icyo byera noneho umuhanzi wese ukizamuka. Ya no kuvuga ngo umuhanzi wese uri kuzamuka courage nyine kandi nta gucika intege. Urebye muzika nyarwanda ntabwo yoroshe kandi biri gusaba amafaranga, biri gusaba iki, ariko tena still ni gukora cyane. Umuntu abishizemo ubushake bizagenda biza. Courage nta gucika intege kabisa ku upcoming ndetse natwe twese muri rusange. Yeah. Uwuhe muhanzi ufatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda tutagiye kure? Man, urebye rero ngewe akenshi nkunda kureba mu ba upcoming. Yaba upcoming barumva banshimisha cyane, dore nkora muhungu Alto. Ya Alto ni umuhanzi uri kuzamuka neza kandi ikindi uri talented. Yeah, Alto kabisa man, arankoma kabisa. Uramwemera kabisa? Ya fo mwari mwahura se? Ya Alto nago turahura, ariko still mba numva nshaka kuzahura nawe cyane. Yeah. Ese muramutse muhuye weho ina Alto, ni ikihe kibazo wahita umubaza bwa mbere? Ya no kuvuga ngo kuba nahita mubaza ikibazo biragoranye cyane kuko ariko nyine still ndamutse duhuye, so ibitekerezo akoresha cyangwa se yabasha kungira inama z'ukuntu we ibintu byabigenza, kuko mba numva bimeze neza cyane. Ya kuko ndabizi haso yahuye nazo ni nyinshi, ariko ikindi ashobora no kumereza igitekerezo kenyubaka ku byo kinange umeza kugo up bro. Nta mukunzi se? Ya ngewe man no kuvuga ngo ya arahari kabisa, kubyemera kuri kamera babigoye, ariko still arahari. Arahari. Ya arahari kabisa. Akazina ke mbese ngo arahari gusa? Man, biragoranye cyane kuba natangaza izina rye, ariko icy'ingenzi se si uko ahari. Ndamufite kabisa, ariko izina rye niba ngatu ariko ngo arahari. Ya ndamufite, ariko ntago natangaza izina rye, gusa ndamufite. Ese ni iyihe mpamvu bagenzi bawe hano mu nkambi mukora umwuga umwe w'umuziki, ni iyihe mpamvu bo nyine aho kugira abazamuke bajya hasi ahubwo basubira hasi? Man, ntugire ngo ntago nagusomeje ku kantu. Yafataho rwose. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyawe warumbajije kijyanye uravuga abasani ba hano mu nkambi bagenzi banjye. Impamvu batazamuka cyangwa se ngo babone bakomeze gukora, so the first navuga ko ni ubushobozi. Urabizi ko ikintu kijyanye n'amikoro ntabwo kiba cyoroshye, biba bigoranye cyane kijyanye n'amafaranga. Kubona umuntu afata amafaranga akajyana muri store, yabuze keshi yo kwambara, yabuze
t-shirt yabuze iki man biba bigoranye cyane. Ikindi haba harimo n'ubukene bugiye butandukanye, rero kubona umuntu yigondera amafaranga 80,000 100,000 ngo ajyanye muri store biba bigoranye cyane. So ni ukuvuga ngo icyo nacyo ni impamvu ya mbere ituma abasani b'ahangaha nabo batabasha gutrendinga nk'abandi bose. Ntabwo wabona Bruce Melody cyangwa se ngo ubone Papa cyangwa ubone kanaka yagiye store ngo nawe uhita uvuga ati nanjye ngomba kujya store, kuko ntabwo duhuje ubushobozi kandi ni abahungu nyine bahise bavukira mu maboko mazima rukumva. So nanjye ndamutse mbonye ayo maboko nta cyabuze mara gucuranga bro, yego. Ubwo rero urumva icyo nicyo kintu nyine bagiye baturusha, nacyo gituma hano mu nkambi abahungu n'iki badakomeza gutrendinga. Ariko nyine bitewe n'Imana manjye ndasenga bro, ndasenga kandi nkunda Imana, bitewe n'Imana n'ubushake izabigiramo n'imigambi dufiteho, natwe tuzaba nk'abandi bose. So ikindi njya mbona hano mu nkambi ni ikijyanye n'ikintu kijyanye n'ishari mu basani, yego. So nimba ubonye yageze ku kantu runaka ukumva ntabwo bigushimishije, nimba ubonye kanaka yageze ku kantu runaka ukumva ni ikibazo. Ikindi kudashyira hamwe mari, yego, kudasharinga mari nabyo, kumva ngo uzi ikintu ukagenda ukakihererana. So ushobora kuba ukizi ariko wibesha mani ko kandi utanakizi, ushobora kwibesha ku kintu, yego. So urebye nibyo ngibyo bituma abahanzi nyarwanda cyangwa se abahanzi bahuriye muri sosiyete runaka nk'aha mu nkambi batabasha gutrendinga, man. Ariko ewana hari akantu nibutse, nese hari umuntu wambwiye ngo ngutoza n'abana, sinzi ibyo ari byo, wenda uraza kumbwira ibyo ari byo, ibyo ubatoza uburyo bimezemo. So ni ukuvuga ngo urebye nkora ndi umu artist ariko tenandi professional modern dance, yego. Ndi umubyinnyi, ndi umwarimu hano mu nkambi ya Kigeme. Nkorera umushinga ni Mind Lips, abenshi barahuza uwo mushinga hariya mu nkambi. Nkorera uwo mushinga ntoza abana n'abandi bana bazabona ayo mashusho, uzabona interview nagiranye na Asif Media. So dukora kuri plan. Ni Mind Lips, ni umushinga ushinzwe gufasha abana no kubateza imbere mu mibyinire yabo ndetse na mental skills, yego. Nsoje n'abahungu ba Mind Lips bose, ako kantu nyujijemo kabisa. Urebye n'abandi bafuza kuza kujoininga Mind Lips ni karibu rwose. Ese ni umushinga waha gusa mu nkambi, uri hano gusa Kempo cyangwa nta handi uri uwo mushinga? Ni umushinga munini cyane uragutse, ukorera mu nkambi zose 5, dore ko Gicumbi yavuyemo ubwo ni 5. Ubwo uri Mahama, uri hariya Mugombwa, uri ku Kiziba, ku Kibuye, uri Nyabiheke, Ngarama, ndetse uri no mu hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, Macedonia, Guinea, New York, Montana, Uganda. Nawe urahari kabisa, Uganda. Abahungu bo mu Uganda kabisa nabasoje cyane Salif. Soza ikiganiro noneho agira inama abadukurikiye, harimo n'abahanzi mufatanya umwuga. Sasa watubwiye ko ukunda umuhanzi Arito, nta kagoma ke akuzi ngo tunyurizeho? Arito, so ni ukuvuga ngo iyo ukunda umuntu n'ibikorwa bye uba ugenda ubiforowa cyane. So urebye Arito, indirimbo yakoranye na Acoustic bita Wankomye, iriya ndirimbo mani kambanze nsomeho ubundi
tubone tubuze kazi. Aravuga ngo Ndi lava nubwo mpora imihanda mu gukunda ndifana nyereka inzira give me time Jack na Rose Titanic kujya wumva tuyizanye Rwanda African Jonalembo nifuze byakwitwa kwikina wenda sindishasha namanarishya sinabesha sinzi uko wankomye maze ndafatwa bituma numva ko nkwiye guhinduka sinzi uko wankomye maze ndafatwa I can hear your back, my motivation nakuntu wamerera umutima man. Murakoze cyane. Man. Tuzasubira. Man, nta kibazo kabisa kandi nanjye nabashimiye byatari.